ndagira ngo nongere nkwakire hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Hano kuri Harvest turi umuryango kandi itorero n'umuryango. Ndagira ngo rero nkuko bakwakiriye hariya ku irembo rwose wumve uri iwanyu kuko turi mu nzu ya data. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire, turatangira inyigisho zacu za Noheli kuri uyu munsi. Ubwo minsi mike uraza kubona abantu batangiye gukora amadekorasiyo, batangiye kwambara amabara ya Noheli, abantu bo muri kopera batangiye kwishyuzanya abariya ya kopera ubu ngubu kabaye cyane cyane kopera zo mu Bugoyi urumva. Ariko ndagira ngo uku kwezi kose, iyi minsi yose duhanga amaso Kristo, twibuke icyamuzanye. Turaza kuba tuganira inyigisho zacu z'ibi byumweru bigera kuri 5. Tuzaba tuganira ku nkuru ya Noheli, inkuru ya Noheli, inkuru ya Yesu, kugira ngo twibuke ko yavukiye kuza gupfa, yavukiye kuza kuducungura. Uyu munsi turaganira ku nkomoko ye, amazina ya basekuruza. Turi muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo ariko mushumu ko watubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bijya bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. None iki gice cya mbere cya Matayo y'umurongo wa 17 ko ari amazina gusa, ibi byo birafasha umuntu iki? Aho niho turaza kuba tureba gusa tureba ku mazina y'abasekuruza ba Yesu, niho tuza kuba turi. Nizere ko ubwo nawe ubwo icyo kibazo niwe warakimbazaga, uzababwira ati umunsi umwe umushumba wacu yarahabwirije, uzamabwira ibyo babwirije ku uwo munsi ku amazina gusa. Tugiye gusoma inkomoko ye. Ku cyumweru gitaha tuzaba tuzarebera hamwe, tuzaba turi muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26 kuri 38. Tuzaba tuvuga ku isezerano rya Yesu. Yesu niwe sezerano, Yesu niwe twasezeranije kugira ngo atubere umukiza, niwe sezerano ry'uko ibidashoboka bibasha gushoboka. Cyumweru gikurikiyeho azaba ari kuri tariki 15. Tuzareba ku ivuka rya Yesu. Tuzaba turi muri Luka 2 igice umurongo wa mbere kugeza ku wa 14. Tuzakurikizaho icyumweru cyo kuri 22. Tuzaba tureba ku gushaka Yesu. Tuzareba ubwoko bw'abantu, abantu 5 cyangwa se abantu buryo 5 bose bashakisha Yesu kugira ngo tumenye aho tugomba kuba turi. Tuzagira umugoroba wa Noheli, uzaba ari ibicika, uzaba ari umugoroba mwiza. Mani dufashe tuwusengere. Twese bazazana amabuji, tuzacana kuko Kristo niwe rumuri, niwe mucyo w'isi. Kuwo mugoroba wa Noheli ndumva tuzagira umugoroba wo kuramya, tuzagira umugoroba wo gucana urumuri. Kristo niwe rumuri. Maze tuzagira Noheli. Abazi ko Noheli zaba ku muhe munsi muri uyu mwaka ni bande? Zaba ari kuwa kangahe? Zaba ari kuwa 3. Turifuza ko tuzagira amateraniro meza. Turifuza yuko tuzagira ibirori byo gushima Imana kuko yagendanye natwe, no kuyishimira ko yaduhaye umukiza, ko yaduhaye umucunguzi. Uwo munsi rero twese n'abana bacu n'inshuti zacu tuzahurira hamwe kugira ngo turamye Imana, kugira ngo tuyishimire, kugira ngo tuyibyinire, kugira ngo tunezeranwe nk'umuryango w'abana b'Imana, umuryango hano kuri Harvest. Tuzaba ari ibirori. Ngiro muri ngo bizaba ari ibirori. Zaba ari ibirori kuko iyo hatabaho Yesu, arimo ntekereza ndireba, kuko maze iminsi ndimo kureba ku inkomoko ya Yesu. Nanjye ndishaka nsanga hatari Yesu. Abenshi muri nabo
Mbwira n'uwo nguwo uri kureba ngo nawe ubwawe ushobora kuba utari kubusa gutya atari Yesu. Ni ukuri kw'Imana atari Yesu. Yewe we, nagerageje kwireba iyo nagombye kuba ndi. Yewe we, atari Yesu. Mwiba muri kumwe ngo Yesu yagize neza. Ngo kuri iyo Noheri tuzaba turimo kuganira ku mirongo itandukanye, tureba ko Yesu ariwe mpano iruta izindi twahawe. Uyu munsi rero ndagira ngo dufungure Bibiliya zacu muri Matayo. Nizere ko ntawe uri kumbaza ngo none ibi ngibi biradufasha iki? Matayo igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 17. Umuntu yarambajije rwose, araza arambaza mbere, arambaza atari ko mushomba ko batubwiye ngo ibyanditswe byera byose bifite umumaro, buriya amazina hano ko bahurutuye amazina gusa, ibi buriya bimaze iki? Ndagira ngo uyu munsi turaba tuganira tuvuga ngo amasezerano n'ubuhanuzi bwose bisohorera muri Yesu Kristo. Amasezerano n'ubuhanuzi bwose bisohorera muri Yesu Kristo. Mu yandi magambo ushatse bavuga ngo nta Yesu Kristo nta masezerano nta buhanuzi. Yani nta Yesu Kristo nta masezerano nta buhanuzi, ibindi byose byaba aramanjwe. Ndagira ngo rero tubanze dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Ndagira ngo nkubwire yuko impamvu bandika aha ngo Aburahamu, kwandika ngo Aburahamu Yesu Kristo mwene Aburahamu ngaya, ntabwo ari ukugira ngo bimenye gusa, ahubwo ni ukugira ngo bitwibutse aho natwe duhurira n'amasezerano ya Aburahamu. Kubera ko wibuke ko byaravuzwe, byarahanuwe, kandi birasezeranwa ko icya mbere Imana izaduhera umugisha wayo ku rubyaro rwa Aburahamu. Byarahanuwe kandi birasezeranwa ko Imana izaduhera umugisha ku rubyaro rwa Aburahamu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu Bagalatiri rivuga ngo abiringira kwizera nibo rubyaro rwa Aburahamu. Ni ukuvuga no mu Itangiriro ibice 22 urebye hariya ku murongo wa 18, Imana ibwira Aburahamu iti, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Ni isezerano, byarahanuwe kandi biravugwa. Niyo mpamvu ahangaha mbere yuko tuvuga kuri Yesu Kristo, kuko niba Yesu Kristo atari we wavuzwe, niba Yesu Kristo atari we sezerano, niba Yesu Kristo atari we wavuzwe kera, nta mahirwe twaba twe dufite. Niyo mpamvu Ivanjiri ihera ku kutwereka inkomoko ya Yesu Kristo, nuko Yesu Kristo ahura n'amasezerano Imana yavuze uhereye mu Itangiriro. Alo, ngura muri kumwe ngo ntusinzire. Nushaka nusinzira, wibuke ko nta Yesu Kristo nta masezerano, nta Yesu Kristo nta buhanuzi. Icyambere dushaka ko mutahana nuko Imana byarahanuwe kandi birasezeranwa ko Imana iduhera umugisha wayo ku rubyaro rwa Aburahamu, kandi Yesu Kristo akaba ari mwene Dawidi mwene Aburahamu. Iyo mpamvu yo dusenga tuvuga ngo Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu. Hari abantu bajya bazenguruka hano bakubwira ngo wowe ngo ntabwo urimo, ngo muri ya miryango, ngo umuryango wanyu ngo nuwuhe. Uzajya umubwira ngo njyewe kuko niringira kwizera ni njyewe mu rubyaro rwa Aburahamu.
kubera ko njyewe ninjizwa mu rubyaro rwa Aburahamu na Yesu Kristo umwami w'abami. Kandi Yesu Kristo niwe wavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari bambibabwiye. Nyamara ngo nzagaruka nze kugenza ute? Kugira ngo aho ndi namwe. Ngira umuntu ngo ntihazagira umuntu ukubwira ngo nta nzu ufite mu gihe nyirayo akubwira ko iyawe ihari. Imana iduhera umugisha wayo ku rubyaro rwa Aburahamu. Urebye mu Itangiriro ibice 26 ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5, ese ho havuga ngo iki? Haravuga ngo suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Aburahamu yahinduwe umunyamugisha kubwo kumvira Imana. Natwe twakijijwe n'ubuntu kubwo kugenza gute? Kubwo kwizera, kubwo kumvira Imana. Ngero muri kumwe ngo Yesu ntahinduka, uko yahoze niko ari, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora ibihe byose. Aburahamu yatsindishwe kuko yumviye Imana. Natwe dutsindishirizwa na Kristo kubwo kwizera. Wibuke ko niwibagirwa byose wibuke ngo nta Yesu Kristo nta masezerano, nta Yesu Kristo nta buhanuzi. Kuko Imana muri Yesu Kristo niho Imana iduhuriza n'amasezerano n'imigisha yasezeranije Aburahamu, kandi Imana ntigihinduka ku ijambo ryayo. 20 kuri kiriya gice usomye n'umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 29 wakomeza kureba ko Imana yasezeranije Aburahamu. Ni ngombwa ko tureba rero, niyo mpamvu utavuga ivanjiri uterekanye Yesu Kristo aho yakomotse ngo umuhuze n'amasezerano Imana yasezeranije Aburahamu. Ntabwo yaba kibaye wa wundi wahanuwe, wa wundi wavuzwe, wa wundi wasezeranye. Icya kabiri, ndacyasoma amazina, ndazababwira dusome mwumva icya kabiri ndi kugikura. Si amazina gusa turimo, ngo Imana duhera umugisha wayo ku rubyaro rwa Aburahamu, kandi Kristo niwe uduhuza n'urwo rubyaro rwa Aburahamu. Hari byarahanuwe kandi bisezeranwa ko, turi ku murongo wa 2, Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Ubwo ndashaka kugira ngo mvuge kuri Yuda. Cya kabiri, byari byarahanuwe kandi bisezeranwa ko Imana izayoborera isi mu rubyaro rwo mu muryango wa Yuda. N'uyu Yuda turimo gusoma hano, mu rubyaro rwo mu muryango wande wa Yuda. Niyo mpamvu tujya turirimba ngo Yesu ntare yo mu muryango wande, Yesu ntare yo mu muryango wa Yuda. Aha, nukuvuga ntabwo ubwo butwari. Niyo mpamvu tuvuga ngo we have authority, dufite ububasha bw'Imana muri twe bwo gutegeka, bwo kuvuga, kubwo Kristo ari muri twe, kuko duhura na bwa butwari Imana izayoboresha isi inyuriye mu muryango, mu rubyaro rw'umuryango wande wa Yuda, wa Yuda. Ndagira ngo undebere mu Bibiliya yawe, urebe mu Itangiriro ibice 49, ibice 49 Itangiriro. Ubonye ibice 49 byo mu Itangiriro, ubonye handitse ngo iki? Umurongo wa 10 niwo nshaka kugira ngo turebe. Haravuga ngo inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza, uwo niwe amahanga azumvira.
ntabwo ibyacu ari icyuka, ntabwo ibyo tuvuga ari ibyo dutekereza, ahubwo ibyo tuvuga byaranditswe, byarahanuwe, ni isezerano. Amasezerano dufite ni amasezerano atari ay'icyuka, ni amasezerano y'ubugingo buhoraho, ni amasezerano y'ubutware, ni amasezerano y'uko Imana izimana ingoma natwe, kuko Kristo ari muri twe, niwe mwami wacu, niwe mucunguzi wacu. Amasezerano tugenderaho ntari abaduhanuriye akawunga, ntari abaduhanuriye viza, ahubwo dufite isezerano riruta ayandi yuko twebwe bakundwa ubu turi abana b'Imana. Uko turamera ntikurerekanwa, nyamara icyo tuzi neza nuko niyerekanwa tuzasa nawe. Muri kumwe ngo dufite amasezerano atari udusezerano. Imana yaduhanuriye kawunga, ngo Imana yaduhaye igitenge. Aro mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa, ibindi byose tuzabyongererwa. Byari byarahanuwe kandi bisezeranwa ko Imana izayoborera isi mu rubyaro rwo mu muryango wa Yuda. Yesu Kristo niwe ntare yo mu muryango wa Yuda, kandi Yesu Kristo niwe mwami wacu, kandi turabaraganwa na Yesu Kristo. Hari indirimbo dufite hano bajya barimba ngo tubiheshejwe nuko tubizeye. Itangira itera imigisha yose Imana itanga tuyibonera muri Yesu, ko yabigambiriye muri isi kubw'iki tubiheshejwe kubw'ineza y'ubusha. Ngaho mumbwira, uramutse ufite icyo umuntu yakubwira ngo hano uriye igitenge, ngo hano uriye umunyu, ngo yigukereje iragutegera. Ibyo byose Imana izi ko tugenje gute, ko tubikeneye. Turi abanyamugisha. Ntukemere ko hagira umuntu utamenya uwo uriwe. Ibutsa abantu ngo nge mwekundeba uku. Ngo bakobwa b'i Yerusalemu ngo nimutangazwe nuko nirabura. Ngo kubera iki? Hari umunsi nziyambura iki? Ubushwambagara. Yesu yatwambuye ubushwambagara. Nuturebera inyuma wowe ni wowe urimo kutureba uko, ariko twebwe turabaraganwa na Kristo Yesu. Kandi ibyacu ntibirangirira hano. Byari byarahanuwe kandi bisezeranwa ko Imana izayoborera isi mu rubyaro rwo mu muryango wa Yuda. Cya gatatu, byari byarahanuwe kandi bisezeranwa ko Imana, aho niho nshaka kugira ngo murebe, ariko mumpera Imana amashyi yo kabyara. Mbese mwokabyaramo ubu ngubu ushobora gusanga nari kuba ndi ikintu kikiriyo ngiyo, Satani yagaraguye arahondagura, nta menyo ntaki, kubera ko yataza kuba ari Kristo, ubwo nari kuba ndi umurwanyi, nari kuba ndi Imana. Mumpere Kristo amashyi. Kristo ntarobanura ku butoni, Kristo ntareba nk'abantu, Kristo ntakangwa n'imiryango tuvamo. Byose uri kubikura he? Reka turebe. Si amazina turi kwisomera. Byari byarahanuwe kandi bisezeranwa ko Imana izagwiza abantu bayo inyuriye mu bagore batari bakwiriye na busa. Tugeze ku murongo wa 3. Abagore mubumve muraza kubambwira. Murongo wa 3 havuga ngo iki?
Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Turi hamwe? Uwo mugore mwamwumvishe? Peresi yabyaye Hezironi. Hezironi yabyaye Ramu. Ramu yabyaye Aminadabu. Aminadabu yabyaye Nahashoni. Nahashoni yabyaye Salumoni. Salumoni yabyaye Bowazi kuri abagore muri kubumva? Alo, Bowazi yabyaye Obedi kuri nde? Obedi yabyaye Yesayi. Yesayi yabyaye umwami Dawidi yabyaye Salomo. Yamubyaye kuri nde harya? Yamubyaye kuri nde? Witwaga nde? Mbwira muri kumwe ngo Imana iza kubireba nkawe nta mahirwe nari kugira. Imana iza kubireba, hari umuntu kureba gutyo gusa akumva arakwanze nta nicyo akwangiye. Watambuka gutya ngo mbega umudigi, ngo dore ngo kararesha, ngo dore ngo kirasa. Ayi, Imana yacu ntireba nkawe, Imana yacu ntitoranya nkawe, Imana yacu ngo bariya se ubundi bakwigeza kuki? Ayi, ntabwo muzi Yesu. Ubundi si wawe ukabona kagenda se ubundi tuyoboye iwabo. Nimushake muhamenye, Yesu yahamenye kare atukurayo. Reka nkubwire aba bagore vuba vuba, kugira ngo nuza kubona n'umwanya ugeze imuhira urebe muri Samweli wa 2 ibice 7. Ushobora guhera ku murongo wa 11 ukageza kuri 14. Ariko nagira ngo nkubwire aba bagore bari abanyamahanga, uri kubyumva? Ntibari Abayuda, bari abo gucibwaho iteka. Abenshi muri bo bari abanyabyaha bazwi. Hari abanyabyaha bihishahisha bigira nyoni nyinshi. Alo, hari abanyabyaha batari bafatwa, gasanga barimo barakwishungura, ari twe bitewe nuko Imana ikibabikiye akabanga batari bagenza gute? Bishushanya gusa. Ariko benshi muri aba bagore bari abanyabyaha bagenje gute? Bazwe. Ariko Imana yo kabyara nirobanura ku butoni. Imana nireba ngo uriya muryango bari bafite inka nyinshi, ngo bariya bari abatindinya kujya. Ayi, Yesu we, mumbera amashyi Yesu. Tamari yari umunyakananikazi, ariko wibuke kuyu, niba umwibuka, yigeze kwishukashuka yigira indaya kugira ngo ashukwe sebukwe nawe wari warishwe n'irari, kugira ngo bagenze gute? Baryamane. Kandi usebukura mwibuka Yuda, muramwibuka? Indi garagaye bagerageza gushaka uburyo byarangira, ariko Tamari nanone mu bushukanyi bwe, mu buryarya bwe, birangira bimenyekanye ko inda ari yande, ari ya sebukwe. Ushobora gusoma Itangiriro 38. Yani iyo uhasomyeho, ndahasoma Itangiriro 38, umva ari nka filime. Ibintu byahabaye ni nka filime, neza neza neza. Mukazana ariyoberanya, tekereza kugira ngo umuntu aze abagura indaya agende ntamenye ko ari umukazana. Ariko hari abantu bazi kwisha, hari abantu bazi gushuka abagabo mwuka byaramwe. Abagabo bararenganye rimwe na rimwe. Abagabo si barenganye? Abagabo bari hano abagabo ntibarenganye? Abagabo bararenganye? Cyangwa n'abagore bararenganye? Tekereza rero n'abagore batazi gushuka abagabo koko. Ntamubwiye. Ariko rimwe na rimwe n'abagabo nabo barishuka. Nose nka Dawidi wavuga ngo hari icyo bamushutse, si we wishutse. Ariko uyu nguyu we, uyu musaza no kuri kw'Imana, abagabo twararenganye. Noneho tekereza umugore nka Tamari, koko yari uwo kugaragara mu gisekuruza cya Yesu. Amvane mbwira umugore nka Tamari, nushaka kuvuga izina ryawe wicecekeye, umugore nkawe koko yari kugaragara mu bana, mu bazaraganwa na Yesu Kristo.
ngo tuzicara ngo ducire n'abamarayika imanza. Umugore nka Tamari, ukureho Tamari bucece. Ujya uravuga ngo umugore nka Tamari, bumve Tamari, ariko wowe mu mutima uri kuvuga wowe izina ryawe. Umugore nka Tamari. Abagore muvuga ngo umugore nka Tamari. Reba undi mugore wa kabiri twabonye ngo yitwa nde? Rahabu. Twamubonye ku murongo wa 5. Uyu we yarindwa ndaya butwi yeruye, yabagiye Yeriko. Ya yindi iyo yabonye n'igihe abatasi bazaga ibona abagabo beza bari kugenda bambaye neza, iravuga ataha ifaranga naribonye. Buriya Tamari we yari yibereye muki? Mu kazi. Abagabo b'ibigoryi rero iyo duhuye n'abagore b'ibimara b'inkecuzi, hayi Imana we ngo Yesu ashimwe, ngomva ngo ndagukunda cyane. Agukunda, aragukunda se ko ufite umugore? Aragukunda. Tamari we yari indaya izwi ndavuga Rahabu. Ariko tekereza biza kurangira arongowe nande na Salmon, birangira byaye nde? Bowazi. Mbwira Rahabu agaragare mu mateka, agaragare mu kinyejana, mu rubya. Mumere Kristo abashi. Hari umugore wa 4 twabonyeho witwa Rusi. Urebe inyuma utazi gusoma ushobora kuvuga ngo uyu Rusi we yari mwiza, Rusi we yaritondaga. Sibwo ushobora guhita uvuga. Ushobora kuvuga ngo Rusi we nta byaha yari afite, Rusi we sibyo. Siko bimeze kandi niko biri. Ariko ndagira ngo wibuke ko uyu Rusi yari umumowabu. Abamowabu bari bande? Nicyo kintu ugomba kubanza kumenya. Abamowabu bari abantu bakomotse ku rubyaro rwavuye mu mahano ya Cagiheroti yaryamanaga n'abakobwa be. Biri mu Itangiriro ibice 19 murongo wa 30 kugeza ku wa 38. Wibuke ko bwari ubwoko butari bwemerewe no kwinjira mu iteraniro ry'Uwiteka kugeza ku gisekuruza cyabo cya 10. Uzajya mu Gutegeka kwa 2 ibice 23 murongo wa 3 ugeze ku wa 6. Bitewe nuko bari barafashe nabi Abisirayeli bava muri Egiputa. Noneho tekereza, urashobora kuba wowe nta makosa ufite, ariko ukaba ufite ipfunwe ryaho ukomoka. Kajya gusanga sogokuru wawe ngo sogokuruza wawe, wavuga n'izina ku gasozi, ya wa wundi w'igisambo wibaga inka, ukajya ugira alo uwo ni Rusi. We ntacyo wakoze. Ni kimwe na wa mugani twasomaga w'ikirura n'umwana w'intama ngo niko ikirura kiri hejuru undi ari hepfo. Cyavuga ngo dore nguri kuntobera amazi, mwebwe mwabo abavomye kutugezi kuko waba uri munsi ugatobera uri hejuru. Ati puceceka niba atanari wowe, ati n'umwaka ushize warandutse nkagutukane se naravuka. Ati niba atari wowe n'ubundi mwese muri bamwe n'inkomoko yawe. Uwo ni Rusi, yari umumowabukazi. Yakomokaga mu bwoko bubi, yakomokaga mu bantu batemerewe no kugera mu nzu y'Imana kugeza ku gisekuruza cyabo cya 10. Ariko mumpere Kristo amashi, kuko iyo atoranya ntabwo atoranya nk'abana b'abantu. Iyo atoranya ntabwo atoranya uko tureba. Imbabazi ze zikuraho imivumo n'imiziro yose. Ngo bari muri Yesu Kristo baba babaye ibyaremwe bisha, ibya kera biba bivuyeho. Halo, wowe ukiri muri Kristo ukibeshwa n'abantu ngo ngwino ngo turimo turasengera karande. Nonsense. Karande nta karande mu bana b'Imana. Mbwira umuntu niba ugikurikiranwa na karande nuko utarakira Kristo. Halo, karande
karande. Iyo twakiriye Kristo akatubera umwami n'umukiza, ibya kera biba bivuyeho, byose biba bibaye bisha. Tuba twinjiye mu murongo musha, mu mateka masha, mu muryango w'abana b'Imana, ba bandi batabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo bavuye mu bushake bw'Imana. Sinzi aho wowe uri Rusi, ushobora kuba uvuga ngo njye ntacyo nishinja, ariko biravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bwe, ngo ariko nyamara abamwemeye bose. Aho hantu niba ufite Bibiliya, niyo mpamvu mbwira abantu ngo niba utagira Bibiliya uri umwe mu bakene dufite, ariko uramutse ufite telefone utagira Bibiliya nuko wabaze macuri gusa, nta kindi. Nuko wabaze iki? Ko amafaranga aguze telefone yagura Bibiliya. Ntubarebe none keretse nubona ku cyumweru batayizanye, sibyo? Wowe uterera akajisho ariko ntubarebe cyane, kugira ngo nabo bavuge bati nanjye ndagura Bibiliya tu. Yesu niwe wavuze ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa. Ubuyuza kuba ufite Bibiliya yawe hari ubuhasurinye. Nyamara abagenje gute? Abamwemeye bangahe? Abamwemeye bangahe? Ubwo umuntu yazana agatabo akakubwira ngo nturi mu 144, warisomeye ngo abamwemeye bose, no muri Bibiliya yawe hasurinye, uza hasurinye, ubwo waba ukibyumvishe? Waba ukiyobojwe n'inyigisho z'ubuyobe ziri aha hanze? Rusi, ushatse wareba Rusi ibice 4:11 n'umurongo wa 12 nugera mu rugo. Umugore wa nyuma nashaka kuvugaho twabonye ni uwitwa Batisheba. Uyu Batisheba wibuke ko yari umugore wa Uriya. Kabonye ku murongo wa 6. Uriya w'umuhiti, wa wundi wasambanye na Dawidi bikarangira byayende. Umwami nde? Ngaho tikankubaza. Umwami wacu Yesu Kristo yari kwemera gukomoka ku mugore w'indaya? Hello? Umugore basambanye ku ruhande. None hari abantu bajya bakubwira ngo wowe uri mwana haramu. Mwana haramu na Yesu Kristo wacu nawe akomoka kuki? Hari Salomo w'umwana haramu. Abo ngabo b'ibicibwa, abo ngabo bashirwa hanze, abo nibo Yesu Kristo yaje kuruhura. Abo nibo Yesu Kristo yaje gutabara. Yabihisemo gutya kugira ngo nanjye nawe n'amateka yacu natwe twibone mu bo Kristo yaje gutabara. Sinzi wowe aho wakwishyira. Sinzi wowe niba uri Rusi uvuga ngo njye nta makosa mfite, ariko tugucunguje tukareba inyuma n'ejo mumere Kristo amashyi. Byari byarahanuwe. Wibuke ko niwibagirwa byose navuze, uza gutaha wibuka ko nta Yesu Kristo nta masezerano, nta Yesu Kristo nta buhanuzi. Byari byarahanuwe kandi byari byarasezeranwe ko Imana izahanga ubwami bwayo inyuriye mu muryango wa Dawidi. Niyo mpamvu hariho Dawidi. Siho twasomye se? Tugeze ku murongo wa kangahe? Wa 6. So twasomye wa 6. Twasomye ngo iki? Yesaya yabyaye umwami Dawidi. Kandi wibuke ko aho ndagira ngo tuhasome Samuel wa 2 ibice, kugira ngo wumve impamvu iri zina Dawidi ari ngombwa ko riba hano. Mwibuke ko nababwiye ijambo ry'Imana riravuga ngo Timoteyo 2:16 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'iki? N'Imana. Kandi bifite iki? Umumaro. Turi hamwe? Muri kubona aya mazina nta mumaro afite abereye hano? Nta mumaro afite? Murimo murayabona? Bapfuye kuyandika. Bifite umumaro wo kugira ngo biduhanire gukiranuka, kugira ngo bitwigishe, bitwemeze ibyaha byacu, kugira ngo tubashe gukika. Dawidi. Ndagira ngo Samuel wa 2 ibice 7. Samuel wa 2 ibice 7. Ndagira ngo dusome umurongo wa 12 ngeze ku wa 14. Ndagira ngo dusome. Handitse ngo iki? Kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na basogokuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Nuko uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu,
kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Nzamubera se, nawe azambera umwana. Uyu murongo urwanisha ibihugu byinshi. Yewe ntabwo ariwo mwanya mfite, ariko nagira ngo nkubwire, byari byaranditswe, byari byarahanuwe, kandi byari byarasezeranwe ko Imana izahanga ubwami bwayo inyuriye mu muryango wa Dawidi. Niyo mpamvu twavuze ko iyi sezo ya Noheli turashaka kugira ngo twiyibutse amateka. Niba usanzwe uyazi nta kibazo, isengesho ryanjye nuko byongera bikazura ubu rukundo ukunda Kristo, ukongera ukareba umurongo, ukongera ukareba ubuzima bwe, ukongera ukareba inkuru y'agakiza kacu, ukongera ukareba urukundo ruhebuje, ukongera ukareba, ugasubiza amaso inyuma, ukamenya ko nta Kristo, nta buhanuzi, nta Kristo, nta masezerano. Yari byarahanuwe, kandi ni isezerano yuko, naravuga icya gatanu, reka twongere dusome amazina. Sibyo? Tugeze ku murongo wa kangahe? Wa 7. Kadusome tugeze ku murongo wa 11. Haravuga ngo iki? Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya na bene se igihe bimuriwe i Babuloni. Byari byarahanuwe, kandi Imana isezerana ko izongera kugarura ingoma yayo, kabe n'ubwo ubwoko bwayo bwazayigomera. Kabe n'ubwo ubwoko bwayo bwazagenza gute? Bwazayigomera. Ndagira ngo turebe urabona iki gihe kirahangaha cyari cyo kugoma hafi imyaka 400, kirangira mu mwaka wa 546 mbere ya Kristo. Ni cyagihe ubwo Yerusalemu yafatwaga, urusengero rugasenywa, abantu bagahungira i Babuloni, bitewe nuko abayobozi bari baragomeye Imana. Abandi benshi batera Imana umugongo. Byari bisekuruza byo gutsindwa. Mbese ubwami bwa Dawidi bwari burangiye, kari kabaye. Ariko kubw'amahirwe, ngero muri kumwe, inkuru yacu ntabwo igirangirira hano. Inkuru yacu ntirangirira aha. Hari igihe abantu baza bakagusanga uri muri sezo ijya kumera nk'iki gihe cy'imyaka 400 yo kugoma, yo kuyoba, yo kubura inzira, yo kwivuruguta mu bidakwiriye. Ariko ndagira ngo ngere umumbwire ngo inkuru yacu ntirangirira hano. Inkuru yacu ntirangirira hano, kuko iyo duhindukiye iteka ahora ateze amaboko, yiteguye kutwakira. Kandi umugambi w'Uwiteka ni mugari, nta cyarogoye umugambi w'Uwiteka, nta kure twagera aho ubuntu bw'Imana butabasha kudushyikira ngo butugarure mu mugambi Imana yadusezeranije, yatugeneye. Yeremiya 23:5. Ubwo byari byanze imyaka 400 yo kuyoba, nuko Imana irongera itanga isezerano muri Yeremiya 23:5. Haravuga ngo iki? Dore Imana, dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima abe umwami kandi akorane ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa, kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Azitwa igitangaza,
nayibagiwe ubwo ndi gupfa kuvuga guco kugira ngo ndebe ko nakwibuka ariko ngo azitwa iki? Igitangaza, Imana ikomeye, ubutware buzaba kuki? Ku bitugu bye. Ngo iryo zina ry'iryo shami naho igiti cyatemwa ngo kirongera kikagenza gute? Kigashibuka, ngo kandi ibibabi byabyo bikaba iki? Ibitontome. Sinzi aho watsikiriye, sinzi aho ushobora kuba uri muri iyi sezo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aracyafite isezerano ryo kugongera kukoza bundi bushya. Aracyafite isezerano ryo kugira ngo wongere uhaguruke uvuge ngo mwami ndagarutse, ndagarutse, kandi ahora yiteguye kongera kugendana natwe. Ngo dore iminsi zaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima b'umwami kandi akorana ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Ndagira ngo mubwire ngo Yesu Kristo niwe shami, niwe Uwiteka, niwe gukiranuka kwacu. Ndagira ngo dusoza babwire ikindi cya nyuma cyari cyaravuzwe kandi cyari cyarahanuwe, kugira ngo dukomeze dushimangire ko Yesu Kristo nta buhanuzi, nta masezerano hatarimo Yesu Kristo. Byari byarahanuwe kandi ni isezerano ko Imana ubwayo izarinda igakomeza isezerano ryayo ku bantu bayo, kuko ari iyo kwizerwa. Byari byarasezeranwe kandi birahanurwa yuko Imana ubwayo izarinda igakomeza isezerano ryayo ku bantu bayo, kuko ari iyo kwizerwa. Some ya mazina ngeze ku murongo wa 12. Haravuga ngo iki? Bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori. Aya mazina y'u Rwanda mu Kinyarwanda hari igihe usanga agoranye. Iyo sanzwe yarasoma nko mu Gifaransa cyangwa Icyongereza, urasanga ukabisa irindi rya zina cyangwa n'irindi. Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye Elihudi, Elihudi yabyaye Eleyazari, Eleyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu Kristo. Ndagira ngo ibyo bintu mubyumve neza. Umugabo wa Mariya ari we nyina, yarabyo tuzabyigaho, tuzabiganiraho kugira ngo umenye ko aho ngaho uvuga ngo urahirwa, aho yavuga ngo ndi umugaragu wa, kugira ngo turebe niba hari aho tubwirwa ko dushobora gusenga Mariya cyangwa ko dushobora gusaba Mariya. Ibyo nabyo tuzabireba, impamvu tudasaba Mariya, impamvu twubaha iburyo Imana yamukoresheje. Amasezerano n'ubuhanuzi bwose busohorera muri Yesu Kristo, kuko niwe mwuzuro wa byose. Ndagira ngo turebe Hagayi igice cyambere. Urebye Hagayi igice cyambere ku murongo wa 12, wabona ko Yesu ari umwuzuro ubuhanuzi bwavuzwe, kuko Yesu niwe byose, Yesu niwe Mesiya, Yesu niwe Kristo, Yesu niwe mucunguzi wacu, Yesu niwe waduhinduriye ubuzima, niwe uduhindura ubuzima bwa none, niwe uzaduhindura ubuzima bw'ejo hazaza. Ingoma ye ntizahanguka. Yesu niwe mwami uganje, niwe wenyine wemeye kuvuka, avukiye kuza gupfa kugira ngo aducungure. Niwe wenyine mwami w'amahoro, niwe wenyine tuboneramwe agakiza, niwe wenyine mahoro yacu, niwe wenyine mbaraga zacu, niwe wenyine gukira kwacu. Ndasenga nsaba kugira ngo uyu munsi ndetse no muri iyi minsi ya Noheli, ndagira ngo Yesu azagaragare mu mibereho no mu mibanire yawe. Ndasenga kugira ngo aho ufite gushidikanya, Yesu akubera ibyiringiro. Aho ufite ubwoba, Yesu aguhera inkomezi, aguhumurize. Aho ufite kwiheba, Yesu
akubera ibyiringiro. Inguma n'ibikomere waba ufite ku mutima, Yesu niwe cyomoro cy'iteka ryose. Aho waba ufite urwango, ndasabye kugira ngo Yesu akubere urukundo. Aho waba utinya urupfu, ndagira ngo Yesu aguhe ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, kugira ngo ubashe kuririmba ya ndirimbo turirimba ngo sintenye iki, sintenye ibizaba ejo, ngo byaba iki, byago cyangwa amahirwe. Ariko hari n'indi baririmbye ivuga ngo twigeze guhindura, bari baririmbye ngo ntidutinye urupfu rwa kabiri. Niyivuga ngo ndavuga nicyo mugikuremo. Ntabwo bangitewe n'urupfu, kuko Kristo yishe kamere muri ubw'Imana iri. Inkuru ya Noheli ni inkuru idutinyira urupfu. Abahanga bose ikintu basanze kimwe mu bintu bidashidikanywaho, abakristo baruta abandi bose, nuko bapfa neza. Ibyo ni ibintu byagizweho bushaka, nuko bapfa neza, nuko bapfa neza. Abandi bajya gupfa barwanye, bajya gupfa badashaka, abandi bagatinya kubabara, bakabanga ngiye kwiyahura, ariko nte kubabara nabwo ari nko kwiheba, ari nko kuvuga ati subundi nsigaje po. Kuko dufite Kristo adutinyura urupfu. Kubera iki? Kubera ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Iyo ndirimbo ntabwo ishoboka hatariho Yesu Kristo. Hataza kuvuka ntabwo hari kubaho umusaraba. Hatariho Yesu ntihari kubaho agakiza. Hatariho Yesu ntihari kuba umusaraba. Hatabaye umusaraba ntihari kuba agakiza. Hatari kuba agakiza ntihari kuba ibyiringiro. Hatari ibyiringiro ntihari kuzaba ubugingo buhoraho. Ndagira ngo muhaguruke dusenge Imana. Mwami, turagushimye, twese duciye bugufi imbere yawe. Ndagusabye Mwami kugira ngo muri ibi byumweru 5 tugomba kuba tuganira Mwami, turi muri sezo ya Noheli. Mwami, ndagusabye kugira ngo uzabane natwe, uzaturinde muri uku kwezi kwa nyuma k'uyu mwaka ndetse no mu bihe biri imbere. Mwami, mu myiteguro tuzabonana n'imiryango yacu, tuzagira inshuti n'abavandimwe, hari abazadusura, hari abo tuzasura. Mwami, hari ibyo tuzarya, hari byinshi bizakorwa. Mwami, ndagusabye kugira ngo twe kuzahanga amaso ibyo, kuko Noheli isigaye yarabaye iyo kugurishwa, isigaye yarabaye aho abantu bahanga amaso ibyo bacuruza n'ibyo binjiza n'ibyo batinjiza. Mwami, rimwe na rimwe bamwe bakisa igiheruheru, bakabura nayo kwishyurira abana babo amashuri. Mwami, ndagusabye kugira ngo tuzaduhe ubwenge, kugira ngo Mwami tuzaguhanga amaso wowe. Tuzibuke yuko Mwami wavutse ariko ko werekezaga i Karuvali. Wavutse kugira ngo werekeze ku musaraba. Wavutse kugira ngo Mwami uzabashe kudutsindira urupfu, kugira ngo urubori rwarwo ruzabe rukuweho, kugira ngo Mwami uzadutinyure Mwami, kugira ngo nitugera na hakurya ya rwa ruzi tuzabashe gutinyuka, kuko tuzi ko tuzabana nawe iteka n'iteka. Niyo mpamvu Mwami no muri uyu mwanya dutekereza ku kuvuka kwawe, turagira ngo dutekereze icyatumye uvuka. Wavutse kugira ngo uzapfe ku musaraba, wavutse kugira ngo uzaducungure. No muri uyu mwanya Mwami, ndagusabye ngo wongere utubabarire, wongere utweze, wongere Mwami udutunganye, kugira ngo Mwami ubwo tugiye kujya ku meza yawe Mwami twibuke yuko wavukiye kugira ngo werekeze i Karuvariyo, kugira ngo Mwami uduture umutwaro waduhetamishaga. Kuba tugenda twemye ni kubwawe, kuba turiho ni wowe. Ubwo rero ntabwo ari twe tukiriho, ni wowe uriho muri twe. Reka Mwami ubwo tugiye kujya no ku meza yawe Mwami uduhe kuguhanga amaso, uduhe kugukiranukira, uduhe kukwibuka muri ibi bihe bigoye. Mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera.